Ikaze nanone mu makuru tuba twabateguriye kuri Grace Africa, tubabwira ngo tubifurije umugisha kubana n'Imana, Imana igikomeza kubana namwe, ibahe bya bindi byiza byose mwasengeye birimo amafaranga, amahoro, umutekano, ituze ndetse n'umunezero bikomeze kuganza mu mitima yanyu. Nibyo tubifuriza kandi tubasaba gukora subscribe kuri Grace Africa kugira ngo muzajye mukomeza kubona amakuru menshi tuba twabateguriye bavugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwacyuye abaturage barwo bari muri Sudan. U Rwanda rwawungishije abaturage 42 barimo Abanyarwanda 32 n'abandi 10 mu bihugu bitanu bitandukanye bavanywe i Khartoum. Bagejwe i Kigali mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri bavuye Sudan mu Misiri. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Clementine Mukeka yabwiye itangazamakuru ko urugendo rwo gucyura Abanyarwanda n'abandi banyamahanga rwatangiye ku wa kabiri, aho guverinoma y'u Rwanda yabashakiye uburyo bava i Khartoum bakagera mu mujyi wa Sudan mu Misiri. Ati bakoze urugendo rw'iminsi 2 ubwo bageraga mu Misiri, twabashije kubafasha tubavanayo baza mu Rwanda. Ari ubufatanye hagati ya za guverinoma, inzego zacu zakoranye na ambasade i Cairo ni Khartoum kugira ngo tubashe kugera ku musaruro uboneye igikorwa cyo kubahungisha. Turashimira Misiri ku buryo yakiriye abaturage bacu muri ibi bigoye, kandi yavuze ko bashimira Abanyasudani na guverinoma ya Sudan kubufasha muri guhungisha aba bantu. Mukeka yavuze ko u Rwanda rwiteguye gutanga umusanzu mu bikorwa bigamije kugera ku mahoro arambye muri Sudan binyuze muri gahunda zizashyirwaho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe muri rusange. Mu baturage bagejwe i Kigali harimo Abanyasiya 3, Umurundi 1, Umunyakenya 1, Abanya-Uganda 2, Umunya-Nigeria 1, Abanyarwanda bagera kuri 32. Mukeka yavuze ko hari Abanyarwanda 2 bahisemo kuguma i Khartoum ku mpamvu zabo bwite, ariko igihe cyose bazakenera ubufasha twiteguye kubafasha. Umunyakenya Odendo Daniel Oganga washakanye n'Umunyarwanda n'umwe mu bahungishijwe avuze ko ku itariki ya 15 Mata mu gitondo abantu bari kwitegura gutangira umunsi, cyane ko mu mpera z'icyumweru aribwo batangiye kumva urusaku rw'amasasu batazi aho ruturutse. Ati ibintu byakomeje kuba bibi uko amasaha y'icuma imbunda nini zumvikana. Byari ibintu bigoye kuba mu mujyi, aho muri uwo mujyi udashobora kujya ku isoko, ku kibuga cy'indege guhunga byasaga n'ibidashoboka. Ndashimira Imana na guverinoma y'u Rwanda. Buri gihe iyo ndi mu Rwanda niyo ndi hanze yarwo mba ndi kumwe n'Abanyarwanda. Ikindi cya mbere twakoze kwari ukwiyandikisha kuri ambasade y'u Rwanda i Khartoum kugenda tukigera muri Sudan. Baradufashije mu buryo butandukanye. Turi hano kubera guverinoma y'u Rwanda ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, ambasade na ambasaderi. Umunyarwanda witwa Francis Kihumuro yavuze ko kuba ari mu Rwanda ari inzozi kubera ibisasu bya buri munsi, cyane ko hari na kimwe cyatewe mu nzu yabagamo biba ngombwa ko yimuka. Ati twari twagoswe na RSF impande zose utabona naho waca. Yanavuze ko nta na rimwe abayobozi b'u Rwanda bigeze baterana kandi
ko babashimira ubuyobozi bwakomeje kubahumuriza. Indege ya Rwanda niyo yakuye aba baturage mu Misiri ibageza hano i Kigali. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'abinjira n'abasohoka Rwanda yakira umuryango ruturutse hamwe n'uruhinja rwawo. Akanyamuneza kagaragara ku maso y'abari bageze mu Rwanda bitewe n'uko ho bahizeye umutekano n'amahoro arambye. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'abinjira n'abasohoka Rwanda aganira na bamwe mu bari bamaze kugera i Kigali, babwiye ko bisanga mu Rwanda, cyane ko u Rwanda rwiyemeje gufata neza abarutuye ndetse n'abimukira muri rusange. Ababyeyi bongeye kwishimira kuba ahantu hatekanye bari kumwe n'urubyaro rwabo, bafite icyizere ko ejo byibuze hazaba heza. Mu batashye umubare munini ni abagore n'abana, kandi byari ibyishimo ku mpande zombi, yaba u Rwanda rwakoze iki gikorwa n'abaturage bongeye kwisanga ahantu hatekanye. Clementine Mukeka yakiranye urugwiro aba baturage bari bageze i Kigali. Umunyakenya Ogendo Daniel Oganga washakanye n'umunyarwanda n'umwe mu bahungishijwe. Umunyasiriya Karedi Arelem aganira n'itangazamakuru nyuma yo kugera i Kigali, babwiye ko ubu ngubu atekanye. Francis Kihumuro avuze ko kuva intambara yakwaduka muri Sudan babayeho mu buzima bugoye, ku buryo inzu we umuryango we babagamo yateweho ibisasu. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Clementine Mukeka yashimiye inzego zose zagize mu gikorwa cyo guhungisha aba baturage. Mumva ko ari ibintu byiza kandi by'ingenzi kuba abaturage bakurwa mu buzima bw'ubwo ngubwo, cyane ko mubizi ko muri Sudan ibintu bitameze neza, ariko burya iyo guverinoma yifashe gafata umwanzuro wo kujya kubazana kabagarura mu rw'ababyeyi, bari ibintu bishimishije. nuko nguko rero ibintu bikomeje kugenda, ariko mbabwira ko intambara muri Sudan yo ikomeje, nubwo hari hashyizweho iminsi igera ku minsi 2 hashyizweho akanya ko gutuza, ariko nyuma yongeye kuza kudogera guverinoma itangira kuraza ibizazi kuri RSF. nayo makuru twari tubafitiye tubabwira ko ariko tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, amakuru tugomba kubagezaho agezweho umunsi ku wundi, akaba mpamvu utazakora subscribe kuri Ragnasia Africa. Nanone ikindi nababwira nuko ukeneye kwamamaza waduhamagara kuri 078 324338. ikindi no kudusapotinga, wadusapotinga cyane ko iyo nimero ariyo dukoresha tudateze no kuyihindura muri rusange. nuko njye wabagezaga amakuru ni NGD, ariko nanone sinajya nababwiye ko tubafitiye promotion aho ufite imbuga nkoranyambaga ukoresha zitari zazamuka, zidafite abazikurikira, YouTube channel idafite subscribers, Instagram idafite followers wifuza, tubagushyiriraho mu gihe gito kandi ku giciro gitoya nk'iki bisheke. nuko nguko ibintu bimeze, mukomeze kugira ibihe byiza, Uwiteka Imana ikomeze kubana namwe, kandi tubabwira ngo amakuru ntabwo arangira, turacyakomeza kubagezaho n'izindi nkuru zitandukanye umunsi ku wundi, cyane ko muba mwifuza ko mumenya ibiri kubera aho mutari. Turabashimiye cyane,
mukomeze kugira ibihe byiza, ishya n'ihirwe. Imana ikomeze kubagirira neza no kubaba hafi kugira ngo muzagere ku iterambere mwifuza. Burya iyo ugeze ku kintu wifuza biba ari ibintu byiza kandi cyane. Niba warapanze kwinjiza miliyoni ku kwezi, Imana ibigukorere. 500, 100, 50, 50, 10, byose Imana ijye ibafasha bitewe nuko bitewe n'ibyo mwasengeye. Ndabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza.